Ngaha turaje Nyagasani turakwitabye karame kuko duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugire neza ku mpuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 19 tariki 19 Kanama 2023. Isomo rya mu gitabo cya Yozuwe umutwe wa 24 umurongo wa 14 kugeza kwa 29. Muri iyo minsi Yozuwe yari yakoranyije imiryango yose ya Isiraheli Sikemu, maze arababwira ati: ubu rero ntimutinye kandi mukorere Uhoraho mu butabera n'ubudahemuka. Nimwigize ibigirwamana baso bayobotse hakurya y'uruzi no mu Misiri, maze mukorere Uhoraho. Ariko niba gukorera Uhoraho bitabashimishije, uyu munsi muhitemo mushaka gukorera byaba ibigirwamana baso bayobotse bakiri hakurya y'uruzi, cyangwa se iby'abahemori mubereye mu gihugu. Naho ngiye n'inzu yanjye tuzakorera Uhoraho. Rubanda baramusubiza bati: hehe n'igitekerezo cyo kwimura Uhoraho ngo dukorere ibigirwamana? Uhoraho niwe Mana yacu, we watuvanye mu Misiri twe n'ababyeyi bacu, akatuvana mu nzu y'ubucakara, agakorera ibyo bimenyetso bikomeye mu maso yacu. Yaturwanyeho mu rugendo rurerure twakoze no mu mahanga yose twagiye tunyuramo. Uhoraho yirukanye amahanga yose imbere yacu, cyane cyane abahemori batuye igihugu. Natwe rero tuzakorera Uhoraho kuko ari we Mana yacu. Yozuwe abwira rubanda ati: ntabwo muzashobora gukorera Uhoraho kandi ari Imana y'intungane, ni Imana ifuha itazihanganira ubwigomeke bwanyu n'ibyaha byanyu. Nimwitandukanye n'Uhoraho mugakorera ibigirwamana by'amahanga, azahindukira abagirire nabi, abatsembe nyuma y'ineza yose yabagiriye. Rubanda basubiza Yozuwe bati: reka da, ntibikabe kuko tuzakorera Uhoraho. Yozuwe arababwira ati: musanzwe muzi ko ari mwe ubwanyu mwihitiyemo gukorera Uhoraho. Barasubiza bati: turabyiyemeje. Yozuwe arakomeza ati: noneho rero nimwigizeyo ibigirwamana by'amahanga biri muri mwe, maze mwerekeze umutima wanyu kuri Uhoraho Imana yanyu. Rubanda basubiza Yozuwe bati: tuzakorera Uhoraho Imana yacu kandi twumvire ijwi rye. Uwo munsi Isikemu Yozuwe agirana isezerano na rubanda, abaha amategeko n'umuco bazagenderaho. Amagambo Yozuwe ayandika mu gitabo cy'itegeko ry'Imana, afata ibuye rinini arishinga aho ngaho munsi y'igiti cy'umushishi cyari bugufi y'ingoro y'Uhoraho. Yozuwe abwira rubanda rwose ati: dore iri buye niryo rizadushinja, kuko ryumvise amagambo y'Uhoraho avugana natwe. Rizabashinja kugira ngo mutabeshya Imana yanyu. Yozuwe yohereza rubanda buri muntu mu isambu ye. Nyuma y'ibyo byose Yozuwe mwene Nuni umugaragu w'Uhoraho apfa agejeje ku myaka 110. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 116. Uhoraho niwe munani wanjye n'umugabane wanjye, Mana yanjye unyiragire kuko ari ubuhungiro bwanjye. Uhoraho ndamubwiye nti niwe mutegetsi wanjye. Uhoraho munani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera niwe ukuzi. Ndashimira Uhoraho ngira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho muramuzirikana ubudahwema, ubwo ndi iruhande sinteze guhungabana. Nta mahirwe yandi nagira atari wowe, uzamenyesha inzira y'ubugingo. Hafi yawe niho umunezero usendereye, iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira. Uhoraho niwe munani wanjye n'umugabane wanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo umutwe wa 19 umurongo wa 13 kugeza kwa 15. Muri icyo gihe Yesu bamuzanira abana bato ngo bashyireho ibiganza basabira, maze abigishwa barabakabukira. Yesu niko kubabwira ati: nimureke abana bansange, mwibabuza kunyegera, kuko ingoma y'ijuru ari y'abameze nkabo. Nuko maze kubashyiraho ibiganza ava aho hantu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko amaze kubashyiraho ibiganza ava aho hantu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Anga tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, maze ufungurire abandi buri munsi. Ubafungure neza y'Imana, imigisha y'Imana isakari wawe, bityo nawe koko uvuge neza, ukore neza igishimisha Imana buri munsi. Amasomo y'umunsi igihe byacu duteguriye araryoshye cyane. Tujye kwezerikana mu ijambo rimwe gusa rigira riti: ibiganza. Ibiganza bigiye gukora ku Mana bigomba kwihatira koko gukora icyiza. Umumaro w'ibiganza. Ibiganza bimaze iki? Umuntu wese bavuga ko agira nyine ibiganza bibiri. Ibyo biganza bibiri kandi ikiganza kimwe kiriho intoki 5 bigashushanya 5 bwako kavuga
la grâce, inema, umugisha. Akandi gatanu nanone birumvikana ni imigisha yikubye kabiri. Ibiganza by'intoki 10 byitwa mu gihe yodi. Uyu mubare rero ugashushanya nanone ukerekeza ku mategeko y'Imana ko ari 10. Tugomba kubaha Imana, tukayikorera, tukayisingiza, tukumva icyo Imana itubwira. Ibintu 10, amategeko 10, ibiganza bigizwe n'intoki 10. Ariko cyane cyane izi ntoki 10 ziratwerekeza nanone ku mugisha, umugisha w'Imana. Dutangazwa n'amagambo abiri y'imbusane, ijambo mu gifaransa bita la bénédiction n'irindi ry'imbusane ryitwa la malédiction. Ngo aya magambo yombi ngo ntabwo ari kubusa, afite inyugute zimwe. Yombi afite inyugute 11 aho no mu rurimi rw'igifaransa, umugisha ndetse n'umuvumo. Bénédiction et malédiction. No kubera iki? Rimwe ibiganza byawe bishobora gukora neza, ikindi gihe ibiganza byawe bikagera bite bigakora nabi. Rimwe ushobora gukura umugisha ugatanga umugisha, ariko ntago bitunguranye ko ikiganza gishobora gutanga umugisha hari igihe gitatira igihango kikaba cyanavuma, kandi byaba mbega bibi. Ibyo bintu biba bibishye cyane. Uzi kuba uri kuvuga neza ukaza guhindukira ukavuga nabi. Uzi kuba uri gutanga umugisha nkaza kurageza ni gutanga umuvumo. Nabageza haga, naba ndahabi. Uyu munsi rero amasomo agatwerekeza ko ibiganza byacu bigomba gukora neza, gukora igishimisha Imana. Nakababajwe nuko ibiganza byanjye biri gukora nabi, kandi ikimana bigeneye nuko ibiganza byanjye bigomba gukora neza buri gihe, bigatanga umugisha aho gutanga umuvumo. Niryo tegeko rikuru rya Mutagatifu Benedict umukuru w'abamonaki rihiniye mu ntego ebyiri: ora et labora, prie et travaille, senga kandi ukore. Gukora ndetse no gusenga. Ngo umumaro wa mbere ukomeye cyane w'ikiganza no gukora, ngakora imirimo y'Imana. Ariko ngiye ko n'ibiganza byanjye ngomba kubirambura, nkabizamura Nyagasani, nkamushimira ineza adahwema kugirira. Ibiganza bikora ku Mana bigomba guhora bitwararika kugira ngo bitange iki? Umugisha. Kugira ngo bitagatifuze, kugira ngo bikore neza igishimisha Imana, nguko gusenga, nguko gusingiza Imana, ariko no gukora. Ora et labora. Turumva mu isomo rya mbere umumaro w'ibiganza bawuhiniye muri iryo jambo gukora. Uburyo imbaga y'Imana imaze kuva mu Misiri, noneho Yozuwe arayikoranyije, ari kwibwira amategeko y'Imana, abibutse iby'Imana bakoreye, n'uburyo koko ariyo bagomba kuyoboka kandi bakayikorera by'ukuri. Gusingiza Imana ndetse no kuyikorera ni nacyo umuntu koko yaremewe cy'ukuri. Ngo kuko natwe uwo murimo wacu w'ibanze ntitukaye tuwibagirwa. Iyo rero wibagiwe niba uzasanga ko uri gukorera ibigirwamana. Iyo utari kuyoboka Imana koko uba uri kuyoboka ibigirwamana. Akamvuga ugira iti utayobora aba ari kuyobya. Iyo ibiganza byawe bitari gukora neza, nta gushidikanya burya biba biri gukora nabi. Ni ngombwa rero ko natwe ibiganza byacu bikora, bigakora icyiza. Yozuwe rero arashishikariza imbaga ko gukorera ibigirwamana bagakorera Uhoraho. Iri jambo gukora ryagarutse cyane muri iri somo rya mbere, bigashaka kutwereka ko tutagomba kurambirwa no gukorera Uhoraho. Nibwo yavuze ati ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uhoraho. Amen. N'imbaga nayo koko dushimishwa n'igisubizo cy'iyi mbaga, nubwo wasanga bari kubivuga gukarimi gusa, ariko nyuma birumvikana bizabagora. Ariko byibuze banafashe intego, byibuze yuko nabo bagiye gukorera Uhoraho, bakazinuka ibigirwamana. Natwe rero nta yindi Mana tuzakorera, nta kabuza rwose natwe tugiye gukorera Uhoraho. Amen. Iryo sezerano ngomba kugirana n'Imana, kuvugura amasezerano yanjye, mwumva buri gihe cyose nta kindi ko ngomba gukora usibye gukorera Uhoraho. Umuririmbyi wa Zaburi aratwibutsa ko nyine iyo umuntu yishingikirije Imana, iyo wizeye Uhoraho, yuzi ko Uhoraho ko ari gukorera, nta nuko ugomba kwishingikirizaho, nta n'ukugize, nta niwe udutunze. Uhoraho niyo munani wanjye n'umugabane wanjye. Ivanjiri iraza gutwereka koko cya kiganza, ikiganza ntangarugero cya Yesu, cyo gikora, kigakora ibyiza buri gihe, kigatanga umugisha. Ubwo twumva muri Ivanjiri harimo ibintu bibiri. Harimo ikiganza cya Yesu, ibiganza bya Yesu biri gutanga umugisha, ariko hakaza kuboneka n'abakontre 6. Reka tuvuge abakontre 6, abigishwa be bari gukabukira. Igihe ibiganza bimwe biri kwakira, ibindi biri kurwanya. Igihe ibiganza bimwe koko biri kubumbira hamwe, ibindi biri kurwanya. Nguko dutemwe abavandimwe mwe, hari igihe Imana biri gukora ibikorwa byiza, ariko twebwe icyacu turi guhunga Imana, turi kurwanya Imana, turi gukabukira Imana. Ababigishwa bakabukira abana baranyibutsa ko hari igihe kigera nanjye koko ngahemukira Imana. Ibiganza byanjye bikoga ku ngeso mbi,
ibiganza byanjye bikajya kure y'Imana, ibiganza byanjye aho gutanga umugisha bikavuma. Uyu munsi rero muri ukwakira abana, nanjye Yesu Kristo ko aransaba kumwigana, kwakira abana bato, kuko ingoma y'ijuru ari y'abameze nkabo. Natwe rero ntawe ujya mu ijuru burya adapfuye, ariko aka kantu kitaho umubyeyi, uzi ko ntawe ujya mu ijuru atari beni, adahawe umugisha. Ni ngombwa rero kujya tuzirikana buri munsi ko Yesu Kristo aduhamagara kugira ngo aduhe umugisha, ariko aho n'umugisha abavandimwe. Iyo amaze kuduha umugisha, natwe atubwiriza kujya guha umugisha abo tubana, abo dukorana, ibyo dukora byose bikaba biriho umugisha. Kuko ntiwajya mu ijuru utari beni, ntiwajya mu ijuru utari benedictus, benedicta, ntiwajya mu ijuru kuko udahawe umugisha. Ni ngombwa rero ko tumera nk'abana bato tukakira umugisha w'Imana. Naho ubundi iyo washatse kwigira mukuru, icyawe ni ugukabukira abana nk'aba bigishwa, bikaza kurangira bya biganza koko byawe Yesu yagomba kubikoresha ari gutanga umugisha, ari kuyobora imbaga ye, ari gutagatifuza imbaga ye, bikaza kurangira ahubwo ibyo biganza uri kubikora urwanya Yesu Kristo, umukuraho abana b'Imana, ukora skandale, ibikorwa bibi. Bya biganza koko bitakoze kuri Yesu, bya biganza koko biri gutanga umuvumo, ngo kuko izi nshinge ebyiri, gutanga umugisha ndetse no gukabukira, uze kureba wakurikira abigishwa bakabukira abana, cyangwa wakurikira Yesu utanga umugisha, Yesu udutagatifuza. Kujya mu ngoma y'ijuru ni ukuba utagatifujwe, kugira ngo ukore ibintu biguhire neza ni ukuba utagatifujwe. Burya abantu benshi hari ikintu batajya bitaho. Uzi ko ushobora gukora ibintu ukagira imishinga myinshi ariko itarimo umugisha, ariko ubundi watura mu nzu ute itarimo umugisha, ariko ubundi wakwinjira mu modoka ute idahawe umugisha. Ni ngombwa kugira uburyo koko tujya twibutsa umugisha w'Imana, ibiganza byacu bigakora ku Mana. Hari ibintu bitatu umubyeyi ugomba kwitondera kandi ubicaho akarongo. Uzi impamvu Imana yaduhaye umunwa umwe, ikaduha amatwi abiri, ikaduha n'ibiganza bibiri? Aka kantu kito umubyeyi ugacaho uturongo dutatu, ni ukugira ngo tujye tuvuga bikeya. Icya kabiri ni ukugira ngo kumve byinshi, ukumva, ariko ku bwa gatatu ni ukugira ngo ukore neza, ukore byinshi. Noneho igihe kindi wabicuritse ibyo bintu, birangira uri kuvuga byinshi, bikaza kurangira uri kumva bike, ntabwo uri kumvira Yesu, uri gukabukira abana b'Imana. Bikaza noneho kurangira ibiganza byawe biri gukubitana, ibiganza byawe biri gutongana, ibiganza byawe biri gukora imbusane na Yesu. Senga kandi ukore, bityo koko nta mwana utanga umugisha, kuko nyiri umwana we akenshi ashobora kubangukirwa no gutukana no kuvuga nabi. Ariko umuntu mukuru, iyo uri umuntu mukuru, nta muntu mukuru uvuga nabi, nta muntu mukuru nyine ibiganza bye bikora nabi, kuko buri gihe cyose umuntu mukuru ibiganza bye bigenda gutanga umugisha. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umupadiri ngo yari wenyine muri paruwasi, noneho agakora agatona mwene, agakora cyane pe. Akenshi koko akaza gutaha yaguye agacubo, akaza gutaha kuko ameze nabi, rimwe na rimwe yarakaye, ababaye cyane, imirimo yamwishe, ababaye cyane. Ariko ubwo uyu mupadiri ngo yakundaga kujya gushengerera, umugoroba wagera koko akajya gushengerera. Bishoboke ko yaturaga Yesu agahinda ke n'imibabaro afite n'imvune afite. Nuko rero igihe kimwe kiza kugera, yajya gushengerera, ageze imbere ya tabernakoro, ngo yumve ijwi ry'umutima riramubwira riti, padiri wikomerekeje. Padiri areba ku mubiri wose asanga nta maraso afite. Yongera umva ryaje ati, padiri wikomerekeje. N'ubundi arebye ku mubiri wose abona nta maraso afite. Ubu kurikiyeho nanone aza gushengerera, ageze imbere ya Yesu nanone, noneho ryaje ry'umutima riramubwira ati, padiri uri kuva. Padiri n'ubundi areba ku mubiri wose abona ntaho ari kuva amaraso. Ryaje rigera kumbwira ati, padiri uri kuva amaraso. Padiri areba hirya areba hino, asanga ko nta maraso ari kuva. Yarangiza gushengerera akumva arananiwe cyane, akumva koko afite n'umujinya kubera ko atari gusobanukirwa n'ibyo Yesu Kristo ari kumubwira. Nuko rero padiri aza gusohokana umujinya, arangije gushengerera. Ageze imbere y'umuryango asanga hari umukozi wamukoreraga urangije kumwiba, nuko aramufata. Amaze kumufata, padiri ararakara cyane, abangura ikiganza agiye kumukubita, ngo cya kiganza kiraremera cyane, noneho gitangira kurekamo amaraso, biramunanira guterura cya kiganza kuko cyari kimaze kuremera. Noneho atangira abona amaraso atangiye kurekamo imbere, amaraso arimo imbere, abona ko ikiganza gihise gihinduka amaraso nubwo atamenekaga bwose. Nuko padiri agira ubwoba, yibaza uburyo yari agiye kubangura ikiganza, ariko kikaba kimunaniye gukubita wa mukozi wamuhemukiye, wa mukozi wamwibye, cya gisambo cyamwibye. Nuko padiri uko yakomeje kubabara,
na cya kiganza kiremereye cyamaze kuremera akomeza kubabara bikomeye cyane ashavura. Noneho nyuma ntiyaba kimukubita rwa rushyi kuko nawe ikiganza gitwaye nyine mu maboko yabuze uko abigenza. Padiri atangira kwibaza, ese ndajya kwa muganga ko mbona amaraso, ko mbona ikiganza cyuzuye amaraso, ndabigenza nde? Nuko padiri asubira muri shapeli. Asubiyemo cya kiganza kirarambuka, ya maraso koko ntiyongera kugaragara. Nuko asubira imbere tabernacle asubira gushengerera, maze abwira Yezu ati, maintenant Seigneur je comprends. Noneho nyagasani numvise ibyo wambwiraga, kuko muri iyo minsi koko padiri yafatwaga n'uburakari akumva icyamubangukira umuntu bahuye yahita amuhondagura, yahita amunobagura, yahita amwasa urushyi. Nuko padiri agenda yumva buhoro buhoro. Nyuma y'uko koko abonye ko Yezu ari kumubwira ko ari gukomereka, nyuma yo kwitekerezaho yaretse umujinya areka uburakari. Nyuma y'uko aretse uburakari n'umujinya, uzi ko igihe cyageze agiye ku munzani asanga noneho ibiro bye bimaze kwiyongera ibiro 3 nk'uko yari asanzwe ko bimeze. Nyuma y'uko padiri abonye ko igihe cyose yajyaga muri shapeli agiye gusenga hari umuntu yari amaze gukubita nk'urushyi wamurakaje, wamubabaje, aza kumva ko Yezu Kristo yari ari kumubwira ko ari kuva amaraso y'imbere, nubwo atagaragara ngo asesekare hanze, ariko yari ari kuva amaraso. Nibwo noneho Yezu Kristo amweretse ko cya kiganza noneho kirimo amaraso, n'igihe yari agiye gukubita ya maraso n'ubundi araza. Maintenant Seigneur je comprends. Noneho nyagasani ngiye nakumva. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Uzi ko iyo umuntu yagize uburakari akagira umujinya, yewe agafata n'imbaraga ze zose ngo agiye gukubita, agiye guhondagura, agiye gukoresha ikiganza kubita, uzi ko amaraso concentration yimukira muri rwa rugingo rugiye gukora igikorwa, navuga igikorwa cy'ububisha. Uzacunge ku buryo bwa siyanse uzasanga iyo ugiye gukora igikorwa gifite imbaraga, amaraso yimukira muri rwa rugingo rugiye gukora igikorwa. Iyo ugiye nko gukubita, amaraso yimukira hehe? Mu kiganza. Nuko rero hakaza nyine mu imbaraga. Izo mbaraga rero ugiye gukubitisha yari ikintu kiba ugiye gukora ziza ari imbaraga z'umuvumo. Nuko rero nibwo uzasanga koko mu munota umwe ushobora gufatwa n'uburakari ukamenagura ibintu byose, ukaba wakubita inzu, ugatwika inzu, ukamenagura, ugasandaza ibintu byose. Kubera iki? Za mbaraga za sekibi zakujemo zimanukiye muri cya kiganza. None koko cya kiganza kiri gukora ibintu bisharira, ibintu bibi byinshi cyane mu kiganza cyangwa mu rundi rugingo. Iyo hagiye kuba igikorwa kibugiye gukora, amaraso agira concentration muri rwa rugingo, bikaza kurangira koko ya maraso cya kiganza urugiye gukubitisha wa muntu, amaraso atangiye arekamo. Nibwo kuko uzasanga kiraremereye, kuko nyine amaraso afite imbaraga araremera. N'izindi ngingo zose, ndiyo mvuga n'ingingo z'umubiri zose zaganisha mu busambanyi, ibyo byose n'ibikorwa amaraso areka aho ngaho, bikaza kurangira koko ya maraso atari kuza kugira ngo umubiri umererwe neza, ahubwo ari kugira ngo akore ibikorwa bibi. Ibikorwa bibi by'ubuhabara, ibikorwa bibi byo gutukana, ibikorwa bibi byo gutongana, kubika inzika n'umujinya, bikaza kurangira ibikorwa byacu byose biri ari ibikorwa byo kuvumana. Ngaza kwibaza nkanjye padiri, ibiganza byanjye ko bitagatifuza bihindukira bite koko? Bikongera bigakora nabi, bikongera bigatera iki, bikongera bigatongana, bikongera bigakubitana. Ibiganza byakoze kuri Yezu, ibiganza biza gukora kuri Yezu, amaraso ya Kristo, byaza guhindukira bite? Bikongera koko bigatanga umuvumo. Nguko padiri ngewe nakagombye kwibaza, ese iyo ngiye gutura igitambo cy'ukarisiya, ibiganza byanjye wasanga nanjye mba ndi kureka amaraso imbere, wasanga nanjye mba ndi kuvira imbere. Burya Yezu Kristo kugira ngo atobora kubwira ati uri kuva padiri, uri kuva, burya nuko nyine biba byakomeye cyane. Uri kuva hari igihe ntabibona, ariko wasanga biri imbere koko, kuko nyine amaraso hari igihe atagaragara, biba biri imbere, naviriye imbere. Padiri uri kuvira imbere, padiri wikomerekeje, bikazarangira burya iyo uri gukora igikorwa kibi ntabwo ni wowe uri gusa bigiraho ingaruka mbi, ahubwo nawe uri kugikora. Bya biganza byawe nawe birekamwe amaraso, bikaza kurangira koko ibikorwa byawe nawe ubwawe uri kwikurura umuvumo, nawe ubwawe uri kuba modi aho kuba beni. Ni kangahe ibiganza byanjye bikoresha ingeso zitari nziza? Mukristo muvandimwe, ibiganza byawe kuko bihawe umugisha. Niyo mpamvu koko ibiganza nugira ubuntu ukajya guhabwa Yezu, ukakira Yezu gakuriye abari abana bamwakira, ujye umwakira neza, umwakira n'umutima mwiza, umutuzi wawe, kugira ngo ibyo biganza byawe
bize kugenda bikore neza. Yesu Kristo aduha imbaraga, za mbaraga koko twari kujya gukoresha ibikorwa bibi, Yesu Kristo akazihinduramo imbaraga nziza zidufasha ko kwegera Imana. Ibiganza byakoze kuri Yesu ujye wenda ko byakorakora. Ibiganza byakoze kuri Yesu ntibimena amaraso. Nibwo uzasanga ko bwa burakari ya maraso koko ari gutemba, none hari kugutemberamo bya bintu byo ushaka kuba uri kuvira imbere. Umukristo muzima ugasanga uri kuvira imbere, uviriye imbere. Kubera iki? Uburakari, ibikorwa bibi biguteza mu mwiryane, biguteza mu mushiha, biguteza mu muvumo. Hari akantu ujya gusorezaho mubyeyi we, uzarebe iyo uri gukora igikorwa cyiza burya ntabwo bigutwara imbaraga, wumva ko ufite amahoro, wumva uraruhutse. Ariko nanone aka kantu mugiye gaceho karongo, iyo uri gukora igikorwa kibi, iyo ugiye kubangura ngo utaratera urushyi, iyo ugiye kubangura ngo urakubita, iyo ugiye kubangura n'umujinya mwinshi ngo ugiye gusenya, ugiye gutwika, ugiye guhondagura ibintu, aha ukoresha imbaraga nyinshi kubera ko amaraso yose yazamutse agiye kwibumbira mu mutwe gusa. Noneho utekereze nabi, agiye kwibumbira muri cya kiganza, bize kuranya ko uri gukora nabi, ibikorwa bibi bisharira. Burya bisaba imbaraga nyinshi, bitwara amaraso. Niba uzajya ku munzani burya uzanabicunge ugasanga ibiro byawe byaragabanutse kandi atari ko washakaga. Kubera iki? Ibikorwa bibi. Burya ibikorwa bibi birananura. Reka twe kwibanda ku kunanuka k'umubiri, ariko nanone burya biranajyana, bishobora kujyana. Umuntu afite ibiro bye bisanzwe, iyo ukoze nabi biragabanuka. Kubera iki? Za ngufu wakoresheje byagutwaye imbaraga nyinshi cyane, wagabanutse. Imbaraga zakendeza abangeya. Nibwo uzasanga koko burya umuntu uri gukora neza ntabwo ananirwa. Umuntu uri gukora neza ntamushagira activisme, imirimo irandenze, ugacanganyikirwa n'ibindi byinshi cyane, za stress n'ibindi byinshi cyane, kuko nyine uri gukora neza. Wagira stress gute se kandi uri gukora neza? Umuntu wese ugira stress nuko bari gukora nabi, amaraso nyine aba yabaye make, uyazamwa n'ingufu nyinshi, bikaza kurangira koko yohotse ku bikorwa, ari kumeneka mu bikorwa by'icuraburindi, mu bikorwa by'umwijima, mu bikorwa bibi. Nawe uze kwibaza iki ibiganza byawe biri gukora muri ino minsi. Biri gutanga umugisha cyangwa biri no kunyuzamo bigatanga umuvumo, bigakabukira abana b'Imana? Kandi byaba ibiganza byakoze kuri Yesu ntibikorakora. Ibiganza byakoze kuri Yesu bitanga umugisha, byakira Yesu bigatanga Yesu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.